Imwe mu nkuru ziri kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba yatangiye kumvikana na M23 ndetse ngo bari no kwitakambira cyane kugira ngo ibemerere kuba batangira gukorana mu bijyanye no kubona amabuye y'agaciro ari gucukurwa hariya muri Rubaya, cyane ko bo bifuza kuyakoresha. Amerika yaba yatangiye kumvikana na M23 kugira ngo babone korota zo kwifashisha mu gukora intwaro, cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiri mu ntambara nyinshi ziri gutuma bakoresha intwaro, cyangwa byaba ari ibibeshyo. Ibyo byose nibyo nje kugira ngo nkuganize. Nitwa Pasi Govinda, kanda subscribe, like, share ndetse na comment hano kuri The Quick Times News kugira ngo nkubwire inkuru ku buryo burambuye. Urero tuje kubarebera hamwe ikibazo kimaze iminsi kivuga cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho itangazamakuru mpuzamahanga bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yabaratangiye kugirana ibiganiro rwihishwa na M23 kugira ngo ibone amabuye y'agaciro ya koruta ava muri Rubaya, maze agace gafatwa nk'agakungahaye cyane cyane ku mabuye y'agaciro akenewe ku isi hose. Na agace ka Rubaya kagenzurwa na M23. Ese koko Amerika yabiri kuvugana na M23? Ese Rubaya ifite agaciro kangana iki ku rwego mpuzamahanga? Rubaya na agace kari muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, agace kazwi cyane cyane kubera ubukungu bwako bukomoka ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, by'umwihariko koruta. Koruta ni amabuye akomeye cyane avamo tantalumu, icyuma gikoreshwa cyane cyane mu gukora telefoni, mudasobwa cyangwa ibindi bikoresho by'itumanaho, imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikari bigezweho. Abahanga bavuga ko Rubaya ari kimwe mu birombe bya koruta bikomeye cyane ku isi. Niyo mpamvu igihe cyose habaye impinduka z'umutekano muri aka gace, isi yose ibireba ibyaho. Kuva mu mwaka wa 2024-2023 yafashe Rubaya ndetse ikomeza kugenzura ibice byinshi bikikije ako gace, ndetse ibi byatumye ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ava muri Rubaya bihinduka ikibazo gikomeye cya politike ndetse n'umutekano mpuzamahanga. Mu mezi ashize hagiye hagaragara amakuru avuga ko Amerika cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuba ishaka kugera kuri ayo mabuye y'agaciro binyuze mu buryo butaziguye cyangwa buziguye, ibishoboka byose ngo bakaba biteguye kuba babikora kugira ngo bagere kuri aya mabuye. Bamwe rero bahise bavuga ko Washington yaba igiye kuganira ndetse na M23 kuri iyi ngingo. Ariko se ibyo bifite gihamya? Icyo kibazo wakibaza. Kugeza ubu nta makuru yamaze kwemezwa n'uruhande urwo arirwo rwose kuri iyi ngingo, ariko inzego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine cyangwa iza Kongo cyangwa M23 kwaba habayeho nyine ibiganiro byeruye hagati ya M23 ku bijyanye no gucukura cyangwa kugurisha koruta ya Rubaya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora ikigaragara nuko Amerika ifite inyungu zikomeye mu kubona aya mabuye y'agaciro y'ingenzi ava muri Afurika, cyane cyane ayo yifashishwa mu ikoranabuhanga rigezweho. Mu myaka mike ishize Amerika yashyize imbaraga nyinshi mu gushaka amasoko mashya y'amabuye y'agaciro kugira ngo igabanye kwishingikiriza cyane ku Bushinwa umaze igihe kinini bugenzura igice kinini cy'isoko ryayo ku isi. Ni muri urwo rwego rero Leta ya Kongo yagiye iganira n'Amerika mu buryo amasosiyete ya Amerika yashora imari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri iki gihugu. Hari n'inyandiko rero zisohotse zigaragaza ko Kinshasa yagejeje kuri Amerika igitekerezo cyo gushora imari mu birombe bya Rubaya, ariko ikibazo gikomeye nuko Rubaya ubu ngubu iri kugenzurwa na M23. Icyumvikana aho ngaho nuko byasaba ko Amerika ibanza gufasha Kongo
kurwana nayo 23 bakabirukana irubaya, noneho Amerika ikaba yabona access yo kuba yacukura amabuye y'agaciro. Ibyo ngibyo ni ukwibaza ngo ese Amerika byo yabyemera? Gusa ibi ngibi binasobanuye ko niyo haba amasezerano y'ishoramari hagati ya Amerika na Kongo, kuyashyira mu bikorwa byagorana igihe cyose aka gace kagikomeje kugenzurwa n'izi nyeshyamba nyine nkuko nabikubwiraga za M23. Niyo mpamvu bamwe mu basesenguzi bavuga ko Kongo ishobora kuba yarifuzaga ko Amerika irushaho kugira uruhare mu gushakira ikibazo cy'umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo ishoramari rishoboke. Ku rundi ruhande hari abavuga ko Amerika yabishishikajwe n'ayo mabuye bishobora gutuma irushaho gukurikiranira hafi ibiganiro by'amahoro biri kubera muri aka gace ndetse no muri aka karere. Ariko nanone hari impungenge ku marushanwa y'ibihugu bikomeye ku mabuye y'agaciro, aho kugeza kuri ubu ngubu ashobora no gukomeza kongera ubushyamirane mu bice bimwe na bimwe bya Afurika. Yo urebye ku rwego mpuzamahanga rero koruta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha mu bikorwa bitandukanye ni nayo iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bakanavuga ko ifatwa nk'umutungo wa strategy, telefoni nyinshi, za mudasobwa nyinshi ndetse n'ibikoresho byinshi bya gisirikare, ubwo tutibagiye nyine n'ibindi by'ikoranabuhanga bitandukanye bigezweho dukoresha buri munsi bishingiraho muri tantum ikomoka nyine muri koruta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero bakavuga ko iyo habayeho ikibazo mu musaruro wa koruta, ibiciro ku masoko mpuzamahanga bishobora kuzamuka, ndetse bakanavuga ko ariyo mpamvu ibihugu bikomeye byatangiye kugenda bikurikirana cyane ibibera muri Rubaya ndetse no mu bindi bice by'ibirombe byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko bifite uburyo birekuramo koruta. Ari no mpamvu nyine bishyira imbaraga mu kuba hagaruka amahoro kubijyanye no gukontorora ibijyanye n'iyi ntambara iri kubera ahanga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri iyi teritwari ya Masisi muri aka gace ka Rubaya, aho hacukurwa aya mabuye kugira ngo bamenye situation uko zimeze. Kugeza ubu rero amakuru ahari yerekana ko Amerika ifite inyungu ku mabuye y'agaciro ya Kongo kandi ikomeje ibiganiro na Leta ya Kongo ku bufatanye bw'ubukungu, ariko nta gihamya kirerekana ko Amerika yamaze kugirana amasezerano cyangwa ibiganiro byemejwe na M23 kugira ngo ibone koruta izo muri Rubaya. Icyo twavuga rero nuko muri Rubaya hakomeje kuba Rubaya ikomeje kuba imwe mu ngingo zikomeje kurebwaho n'umutekano, politike ndetse n'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigare, mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje hagati y'impande zombi zitandukanye zo mu isi ndetse nyine yose, aho baranavuga ko izakomeza gukurikiranira hafi ibizava muri iki kibazo kugira ngo barebe ibijyanye n'ingaruka ku bukungu bwa Kongo ndetse n'umutekano w'akarere ndetse no ku isoko mpuzamahanga ry'amabuye y'agaciro. Mwebwe se mu bitekerezaho iki? Ese mubona amahanga akomeje muri iki kibazo, cyangwa amahanga akomeye ashishikajwe cyane n'amabuye y'agaciro ya Kongo kurusha gushaka amabuye muri aka karere, cyangwa mubona byombi bishoboka? Ubwo mwandika ibitekerezo byanyu mu gice cy'ibitekerezo nyine aho muri comment section. Muri nyuma yo gukunda iyi nkuru nyine mumaze gukanda like, mwibuke no gukanda subscribe ndetse munasangize n'abandi kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Murakoze gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, turakomeza kugenda tubakurakinira n'ayandi makuru ndetse ajyane no gusesengura mu bijyanye n'iyi ngingo. Komeze kugira umunsi mwiza. Yewe nitwa Pasi Govinda, iyi ni The Quick Times News.